ngiye mfite umukunzi titi ntabwo nyine ngenewe ngo tuteganya kuvuga ngo tuzakorana ubukwe kandi uwo mfite nawe character afite umukunzi mfite character afite nazo nyine ndazikunda turahuza ubwo rero inyambo bwa mbere wakundanye n'umuhungu hari ryari kari kera kabisa ni hari nko mu mwaka hari nka 2014 gutyo 2014 afite imyaka ingahe nari umwana ndi umunyeshuri nkundana n'umuhungu mana yanjye we mbanza no kumwangira mbona ndi umwana ariko arambwira njyewe ntago nkukunze byo kugira ngo wangirize cyangwa se nkwicira amasomo nkukunze byo kugira ngo zakugira umugore ibaze ko twatandukanye igihe cyo kungira umugore kigeze sha ufite imyaka ingahe umukunda n'ubu nifite imyaka 10 isura mikeya kabisa ni 3 ubwo wowe yari afite ingahe yari afite nka 19 kuko we ibaze ko njye nigaga twakundanye niga niba ari mu wa kabiri niba ari mu wa gatatu secondaire we yararangije kwiga none mutandukana igihe cy'ubukwe kigeze urukundo yari yarambwiye ninsoza kwiga tuzabana sha mukunda risi urukundo rwa mbere ruraryoha wowe Yesu none yarankundiye ibintu yansezeranyije arabyubahiriza nsoje kwiga rero nyine icyo cyagiye nyine yarambwiye ngo azangire umugore aba aribwo dushwana urangije secondaire ni wa wundi wigeze kumbwira story wafashe yaguca inyuma mu rugo ikibungo igusha yarambwiraga ngo ntabwo urumva ngiye sinza ngo ntabwo nzagusaba ngo turyamane uracyari mutoya ntabwo twabyina utararangiza kwiga nta nubwo nzaguca inyuma kubumbi yari afite ahandi hantu ajya kubikura abahungu we kubera baramwangiye nyine ariko ari umumineri sinzi impamvu ahubwo yagutinyutse ntabwo wagira nari umwana iyo babimenya ntibari kumufunga si ubwo ahubwo none se ko atambangamiraga ntabwo yagiye anyicira usiko ku rundi ruhande yari ameze nka musaza wanjye cyangwa nka papa wanjye usiko iyo natsindwaga ku ishuri tuvuge niba nk'igihembwe cya mbere narabaye nk'uwa kabiri nkagira amanota iyo igihembwe cya gatatu nazaga amanota aragabanuka twarashwanaga nkavuga si umuntu ubundi ni papa cyane umukunzi wanjye nkabona yabigize fayiti basi nagize kuvuga ngo ahiye bagutumaga n'umubyeyi ukamuzana oya nanone ubwo se n'iki nari kuba nakoze byatuma abantu mu mubyeyi nta nyuma ye ubwo mwatandukanye hari mu mwaka hariya ntabwo nibuka neza story twatandukanye urumva nsoje 2018 2018 uza gukundana nande nyuma yaho waje guhura nande ntabwo nahise nkundana kuko nari inkomeretse bihagije nongeye gukundana 2020 ukundana nande ntabwo muzi undi musore yitwa nde ntabwo aba muri showbiz ntabwo mbona nshaka kumentioninga amazina y'abantu hano kuko ntabwo baba muri showbiz mwaje gutandukana nawe nawe twaje gutandukana ngo ryari mu mwaka twatandukanye 2021 umwaka umwe ariko wenyine ni ibintu tutumvikanyeho ntabwo byari depression ni wowe byavuyeho tu ni njye byavuyeho ya ntabwo ari njye byavuyeho ariko ntabwo ari ukuvuga ngo hari undi ngo nyine yakoreye icyaha ahubwo hari ibintu tutumvikanyeho hagati yanjye nawe mbona ntabwo nyine twakomezanye nawe urabibona ko ntabwo twakomezanye
uza tukwemeza nyine guhura n'undi bihagarika nyuma nkundana n'undi uwo rero uwo nguwo waje guhura n'undi iyi kandi nakubwiye ko mfite umukunzi uwo muri kumwe uyu nguyu niwe mwahuye inyuma yaho mwahuye mu uyu mwaka we twahuye 2022 muhuriye he kurangira hafi mu 2023 mwahuriye he twahuriye he muhura bwa mbere duhura bwa mbere mu rusengero muza gupfa iki nyuma mwatandukanyijwe n'iki kandi kubwira ko tumereye neza tutazatandukana uwo nguwo 2022 irangira okay ninde mwahuye muri 2023 ndetse amukunzi urimo ubu nakundanye na 2022 irangira habura nk'iminsi nk'ingahe ngo twinjire muri 2023 niwe ndi kukubwira nyine njye nawe turi kumwe okay ayize ngo n'abandi mwahuriye kwa teta byanze gufata yanjye ndaye yanze gufata uri muri gusubiza ibibazo wanze wabibanje kubikorera tizi ahubwo ibyifuzo byanyu mugende mubyereke Imana kuko ndumva ari mubishaka pe muri benshi kabisa mubisengere nako nagize abakunzi banyu namwe muzame igikombe cyuko ntako ntagize hanyuma uwitwa Cedric Sekira yize amashuri angahe yiga ibiki akora iki nyuma y'ubuzima bwa sinema njyana by'amashuri abisubije ahubwo nyuma ya sinema hari ibindi bintu ukora niko kazi nkora konyine kabisa okay hanyuma uwitwa Dibadia nimba Dibadia Diane tubarize niba ibyo twumvishe kuri live bakoze harimo na Godfather ko ari byo nukuri nakwishima kobwa ariko waza hari live mwabyemejemo twabyemejemo ibiki hari ubwo avuze ibyo twari turi kuvugaho nase kubyemeje uvuze ngo nukuri bitewe n'ibyo twaganiriye ariko nta ibyo ngibyo uri gutekereza ntabwo ari byo twaganiriye okay Gali Media ese Kiramana umufata gute yaba yarigeze amufasha muri career ye Kiramana mufata nk'umuvandimwe wanjye yego yaramfashije cyane kabisa n'ubu aracyamfasha pe respect kabisa ese uracyaba muri ari yitwa Empire ni Empire ya Kiramana ayivamo so nuko aya mafilime mukorana nayo iragufasha muri production urumva nyina muri suri kuvuga Kiramana Empire se ni filime za Kiramana yego nzikinamo nyina muri Big Mind nyina muri My Heart na wakina muri filime zanjye ubu kugeza ufite zingaye wowe mfite imwe niyo yindi ngiye gutangira gushyira hanze vuba okay hanyuma uwitwa Cedric yarangiye ngo ese Nyambo niba Titi ari beso wawe agusabye ko wamubera girlfriend cyangwa umugore wabyemera ngira ngo ibi twabiganiriyeho kitagihari Musati Kiramana na Clapton bavuze iki ku buzima bwawe bivuze ikintu kinini kuko bari mu bantu bagize uruhare runini kuri kariyeri yanjye Masigira Isius ati Titi na Nyambo mwaba mwemera ko aba besto bashobora kujya mu rukundo ngira ngo wenda urasubiza kuko Titi badahari bajya mu rukundo gute kuba bakundana byarangira bive mu besto bikajya just girlfriend na boyfriend
ariko wemera ko muri iki gihe umuntu abwiye umuntu ngo ni besto abantu bahita bumva kuryamana kuko aribyo bigezweho? bafite ikibazo mu bwonko. Abo bantu bose Yego. cyane None uko se aribyo baba babonye ahubwo inshuti isobanura kuryamana n'umuntu. We inshuti zabo nuko aribyo bararyamana. ababesto basigaye bakora. Babo apana twebwe. Ahubwo ni Ntabwo ibyo mujya bakorera ababesto babo. Ntabwo bishoboka gute se? ariko Nyambo reka tuvugishe ukuri nk'abantu. Mm. Titi Brown ni bogari no tipe udafite ikintu abaye na gito. Nta ushatse kumbwira ko iyo muri mu nzu muri mwenyine utajya umureba wumva uramwifuje? Ako se mwifuza gute? Kandi njyewe mfite umukunzi ndeba nkavuga ati cyakoze. Uzava mwifuza gute kandi mufite? Abantu baba mbona nyine ibibazo abantu baba bashaka ko nyine njye na Titi duteretana. Ubundi muba mwumva nyine mushaka ko njye na Titi dukundana like mubera boyfriend girlfriend tukazabana nkamubera umugore, muba mwumva byabashimisha? Ariko icyo gisubizo bamaze gusubiza inshuro nyinshi. Aha. Byabashimisha pe, nkurikije message mbona na reaction. Hanyuma witwa Simplice w'i Kigali Rwanda Sudi mbariza Titi afitanye ikihe kibazo na Ebi Godwin, ngira ngo ibi ngibi birareba Titi sort. Ese havuyeho Titi ubona ari ndi wundi mu byinnyi mwahuza mu Rwanda ubona wakubera besto? Cyana wundi besto nshaka pe, uriya n'uwa mbere akanikurikira. Abandi bo turi inshuti ko bakora akazi kamwe nk'aka besto, ni inshuti zanjye ariko ibyo besto byo sinzi. Amiable Oji Nyambo ndakwemera cyane mukobwa mwiza. Uwitwa Ngiri Nyambo wazatuzane Nzayino kwere mu ibanga please. Hari umuntu witwa Nzayino? Rufonsine. Yitwa Nzayino? Ni filime nyine akinamo yitwa Nzayino. Oh, Nzayino. Ubwo baramwifuza mu ibanga? Yewe nabyumvishe pe. Alright. Hanyuma uwitwa Evane Manirakiza mbariza Nyambo ko nkunda cyane yazanguriye umupira agashyiraho ifoto ye, murakoze. Ko nkukunda cyane. Ngo aragukunda cyane wazakoze umupira ugashyira ifoto yawe ukawumuha. Mana yanjye. Cyangwa we yazajya gukoresha umupira agashyiraho ifoto ye. Byakorohara. Ariko ashaka uvuye iwawe, ashaka gift ivuye iwawe. Okay. Ubwo gift reka yigweho ntari bazayibona. Ubwo akwandikire inbox. Hanyuma wa Billy tubarize Nyambo nituramuka tubonye we na Titi babanye ntibazaba baratubeshye? Ntabwo tuzaba twarababeshye, ahubwo ibyifuzo byanyu musengera Imana izaba yabisubije. Mutarambirwa turifuza kubona Nyambo na Titi bashakanye. Urumva byandi babazaga se urumva bitari mu bisubizo hano byose. Nababisengere kabisa. Elvin Hakori JB Kondi live wa Makanya nkavugisha Nyambo ko ntarimo ndakubona JB. Abantu ntabwo ndimo ndababona bamwe na bamwe sinzi ikibazo. Hanyuma cute waset Nyambo ndagukunda cyane kandi ndagufana gusa ni nkuza mu Rwanda wazaje tugahura, ngo ninza mu Rwanda wazaje tugahura. Kabisa tuzareba. Gilbert Fils ese Nyambo ko ufite beso uramutse ubonye boyfriend wamwakira cyangwa arahashye? Ndamufite. Aramufite. Ibibazo nibaza ko ku bantu bakirimo kubyereza mu commentaire mwibuke ko nabagiye ko ndimo ndasoma ibibazo byaje harahagenewe ibibazo, hanyuma abifuza kumuvugisha kuri video ndimo ndabigerageza abenshi mfitano bikaba biranga, niyo mpamvu hanyuma ndagira ngo ndikere ibibazo birangize. Who is your motivator? Ese ni family nabo mukorana cyangwa ni Titi? Ninde ngingi arashaka kumenya ninde motivator wawe? Ninde umuntu kumotivate?
ni mama wawe? Mm. Okay. Eli ati sha bro ntacyo utatubwiye uwo mukobwa ni ngo ni Ange Kagame. Ntacyo nagize mvuga ariko arawe nigeze mvugara iryo zina wagize yumva mu bintu twaganiriye wenda wamfasha cyane ko nabyumvishe neza. reka none ubwo sinzi Story navuge ko nyigukomereza nyuma, sinavuye ko story yikubwira nyuma. Yeah. Hanyuma Mahoro Shukuru mbariza Nyambo uti ninde mukinana ukumva uramukunze? Mu bantu mukinana filime ngo ninde mukinana ukumva uramukunze? Mana yanjye umva ndamukunze se gute ubwo ni nko kuvuga uburyo yakina. Ndabikunda kuko bose ni abahanga kandi bakina neza. Ninde ubona arusha abandi bakinnyi mu mafilime mukinana ubona ko ari umuhanga cyane? None si ubwo njye mbona bose ari abahanga pe ko bose bakina neza, ni abahanga. Kirazira aho ibyo babyita kwanga kwiteranya. Aha Niyo kubaza umukinnyi ukina mu ikipe muri Real Madrid ngo uri we mukinnyi ukunda kurenza abandi muri Real Madrid cyangwa muri Real Sport, abenshi nuko basubiza ariko hari uhita kubwira ati nemera gutya. Ari ugukinana na Kiramani ari nka role murimo murakina no gukinana na Tsabi bakubwiye kubaraza guhitamo umuntu umukina muri iyo role, ninde bikorera gukinana nawe wahitamo? byaterwa na role tugiye gukina kubera ko hari role Kiramani dukinana kabisa biri kumacinga na role nyina na Tsabi. Ntago wambwira ngo ngiye gukina na Kira ngari gushyiramo ibintu by'ubukomedi mbone ko ari buze kurusha Tsabi. Ntabwo wambwira ngo role y'urukundo nyine nziza romantike cyangwa se iki kumvuge ngo ni Tsabi kandi mbona Kiramani ari bihenze. Biterwa rero na role. So uvuga mu gukina mu gusetsa ubona Tsabi arenze kure Kiramani? Ntabwo amurenze kure kuko na Kiramani arasetsa, ahubwo nuko ariyo role nyine cyane cyane ya Tsabi. Hanyuma mu kubaseriye Kiramani ubona arenze kure cyane Tsabi? Kubaseriye kabisa mu rukundo n'iki ako njyewe naburiye ibara njyewe nashyiramo na Kiramani ko yose arayashoboye. Tugera mu ibanga iwanjye hari role akina kabisa yitwa Niyori, aba ari inzanga pe aradusetsa imbavu zikaturya. Byagera bisaba ko abaseriye akabaseriye byose arabishoboye. Sorry urakire. Yes. Yeah, ni abahanga bose. Yeah, kabisa. Ishimwe ati ahubwo se wowe byagushimisha umubereye umugore? Byagushimisha ngo ubaye umugore wa Titi? Ubwo icyo gihe nabaye we nyine byanshimisha kubera ko naba nabaye we. Wumva se ubyifuza? Mbyifuza kandi mfite umukunzi. Reka ibyo by'umukunzi si ikibazo, njye ndimo ndakubwira ibyo wowe personal utekereza wifuza. Ntabwo njye mbitekereza kano kanya pe kuko njye mfite uwo nkunda kandi mbona azambera umugabo wanjye. Ubwo rero icyo gihe Titi yambereye umugabo, ubwo nyine byaba byabaye, ubwo n'imigambi y'Imana n'amasengesho yanyu yaba yasubijwe, ubwo nabyo nabikunda kandi nabyakira. Ibibazo biri hano biba bikurikiza abajyana ibyo tuba tuvuga. Garambe Emati ese Nyambo uramutse ushwanye na boyfriend wawe ubona amahirwe Titi agakubera umugabo? Ntabwo njyewe naho amahirwe Titi ngo nuko nashwanye na boyfriend wanjye. Yes. Hanyuma Mahoro Shukuru gukira wakize kongera mukobwa mwiza ntabwo Shyashatse kuvuga Sirius Elite ari na Nyambo ikibazo wamumbariza niye nama yagira abakobwa bagenzi be ko bagomba kwifata. Hanyuma another question, ese wowe na Besto mufite foundation yo gufasha abantu batishoboye? Icyambere si ubwo kugira inama abakobwa rero uburyo bakitwara neza. Ugomba nyine bitware neza, batekereze ahazaza habo, batekereze icyo bakeneye ubwabo, kandi nyine gutekereza ibintu by'ako kanya ngo uvuge wenda n'urugero muye na runaka twishimye
twishimishije ntutekereze se ko nyumuye na runaka akaba ashaka ko bigenda gutya, nta ngaruka bishobora kunteza, nta mbwa yiruka nshobora gukuramo. Pana gutekereza nyine ibintu by'ako kanya, ntutekereze ingaruka ushobora gukuramo cyangwa se ikibazo byateza. Nyine ikindi twige kwihesha agaciro. Yambwira abantu ngo ntabwo uzahesha agaciro mama wawe wowe ubwawe utihesheje agaciro cyangwa utahaye agaciro. Ntabwo urumva, hari ukuntu umwana iyo akoze ikintu kibi umuntu ahita avuga ngo yewe ngo uriya nawe ngo azi ko yabyaye ngo aherekeje abandi. Akenshi niko bahita bavuga gutyo, cyangwa bakavuga cyaze inda yabyaye uriya mukobwa yiva mu cyo bavuga ngo sha umva uriya mukobwa asuzuguza mama we wagira ngo ntabwo yarezwe n'iki. Rero ibintu byinshi dukora tujye dutekereza no kuri ba mama bacu, byibuze nawe uzishima umunsi bazavuga sha cyakoze nyine nanjye ndi mama wa runaka, byanshimisha cyangwa se naba ndi proud yo kuba ndi mama runaka kuruta uko bakwiye nyine. Cyane nawe ubwawe witekerezeho, tutekereze njyewe nyine iki nkeneye kugira hehe, future yanjye nshaka ko imera gute. So niba nshaka ko izaba ari nziza ngomba gukora iki kano kanya. Ko jya ngo umwana akamwiterura, niwangiriza aho uri kano kanya ntuzitekereze ko ahazaza hazaba heza. Icyo uzaba foundation mugira yo gufasha abatishoboye, ntabwo navuga ngo ni foundation, ahubwo twebwe nyine iyo turicara tuvuga why not tutajya gufasha abantu bakeneye ubufasha, kuki tutajya kwa muganga gusura abantu babuze iyo pampets cyangwa se iki, kubera iki tutagaburira abana bo mu muhanda. So twebwe nyine njyewe na best wanjye turabitekereza. None nakubwiye ngo nyine afite ibintu byinshi nasanze duhuriyeho bituma nyine mbona ko ari unique, akwiriye kuba best wanjye. ayo magambo yabwira umuntu mukunda mfite ibyo yabwira best n'ibya besto ibyo byaba ari ibihe birahari birenze mvaya ko best yabimaze. Waba uteye waba waravuye kuri Venus, waba waravuye kuri Venus, niba ufite andi magambo ubwira umukunzi. Ni umuntu ukunda rega n'urukundo umukunda ubwarwo rukurira amagambo, umubwirisha ibikorwa ati tukamubwirisha amagambo, umukunzi ukamubwirisha ibikorwa. Bose mbabwira amagambo, bose babwira amagambo meza kandi atandukanye kuko bafite ndabyemeye nyambo. Nawe niba ndabura ndabwira ati nguzambera papa waba nyine nzishimira kumbera papa w'abana kandi tudakundana. Kireka dukundana like boyfriend na girlfriend, ariko umuntu mukundana mumva muzana abana uramugasha nyine ndagukunda, I wish ko nyine twabana nkakubera mama w'abana ukambera papa w'abana, kumubwira ibintu byiza tutarimo arategeka. Ntabwo nta nubwo tutari boyfriend gusa, ni n'umugabo ukora arimo aradutegeka. Hano ngo guys ndamushaka kuri phone wanjye igo ashaka turasoza ikiganiro ngo aragukumbuye ngo aragushaka. nikazi ko nari kubona comment oya ntabwo nshaka kuzibona rwose. wowe uko atari akazi kawe, ni ngewe ubishinzwe kureba comment. wowe wapi mubwire nanjye ngo ndamukumbuye. nizeye ko byumvishe kabisa. Hanyuma Mahoro Shakuru, ndifuza ko inkumi zanjye zizagira umutima mwiza nk'uwawe, ukunda kubi. Urumva we Shakuru arishi ya Bucura Nyambo, ababyeyi bose ubu wakangahe iwanyu? Ndabafite bose ndi uwa mbere. Headless Media ni iki titi yakora ubushuti bwanyu bugahita buhagarara? Subwo ni kimwe, subwo aramutse agize ikintu njyewe nashobora kwihanganira na muganga kireke ingeso runaka wenda nyine kuyireka bikanga, nyine yindi ntakiyanganira kabisa. Okay. Hanyuma Murerwa Aline, none si Nyambo ya live yo kuri TikTok mwari guferana wemo kubabeshya, nanjye ndumuye diaspora mumbarize kuko ashaka kuzahura nawe natashye bizakunda, yababwiye no kumwandikira. Hanyuma Nyambo titi yaramutse abaye seriya akeneye gukundana just nabyo wagiye bigarukaho.
Hakora Sudi Finland wanyankoriye nkagira icyo mbaza Nyambo. Alvine ndimo ndabafata bikanga ntabwo ikibazo ari njye mwese nagiye ngerageza kubafata bikanga kabisa kuko nagiye mbabwira ngo bisabe ndabafite n'abantu benshi cyane pe ariko ndakanda kugira ngo bamwe bakambwira ngo byanze abandi ngo byakunze reka nongere ngerageze. Nyambo turimo kugana ku musozo w'ikiganiro turi mu minota ya nyuma y'umukino handi mukino uburyoshye. Ibibazo byinshi nagiye mbona birasa byinshi ni byinshi ariko biragenda bisa